se ntukibuka ko wagize isoni. iyo ngiye kuvuga ikintu twapfuye mpita ngira isoni. Bintera isoni cyane kubera ko muri njye numvaga nta kintu twapfa. Ariko kubera ko byaje kuza ukabona bikomoje ukavuga ngo hashize igihe kingana gutya, niyo mpamvu hawe ijambo kugira ngo ubuhoke. Ubu muri iyi minsi, muri iki gihe n'igihe cyose nabayeho, ubundi nabayeho numva ko nta muntu twagirana ikibazo, noneho cyane cyane w'inshuti yanjye, y'umuntu twagendanye urugendo twabanye, ndetse hari ama-interview nigeze kujya nkora narayakoze kuri channel yanjye, abantu barayabonye, nkajya mvuga nti Chita wowe, Chita sinkuzi, ntabwo tuziranye. Aha, iby'ubuvandimwe ibyo bikomeje gukara. Uwo bita Chita ndetse n'uwo bita Ndimbati bari inshuti cyane pe. Turabizi ibiganiro bakoranaga, ariko uwo bita Chita ngo yaje guhemukira uwo bita Ndimbati da. Yagiye abivuga kenshi, yagiye abitangaza kenshi mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Igitangaje ni uko bari bamaze igihe kitari gitoya batavugana, ariko ubu ngubu kuri uyu munsi wa none bakaba bongeye bakavugana. Ibintu bikomeje gukara.